Zaburi ya 32. Zaburi iyi ni iya Dawidi, ni indirimbo yahimbishijwe ubwenge. Hahirwa uwabarira ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'Uwiteka atabara gukiranirwa, umutima we ntuwemo uburiganya. Gicecetse amagufa yanjye ashajishwa no kuniha kwanjye umunsi ukira. Kuko ukuboko kwawe ku manywa na nijoro kwandemereraga, ibyuya byanjye bigahinduka nk'amapfa yo mu cyi. Nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye. Naravuze nti, ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe unkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Nicyo gituma umukunzi wawe wese akwiriye kugusengera igihe wabonerwamo. Ni ukuri umwuzure w'amazi y'isanzure ntuzamugeraho. Ni wowe bwihisho bwanjye, uzandinda amakuba n'ibyago. Uzangotesha impundu zishima agakiza. Nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama. Ijisho ryanjye rizakugumaho. Ntimube nk'ifarashi cyangwa inyumbu zitagira ubwenge, zikwiriye guhatwa n'icyuma cyo mu kanwa k'umukoba no mu ijosi, utagira ibyo ntiyazegera. Abanyabyaha bazabona imibabaro myinshi, ariko uwiringira Uwiteka imbabazi zizamugota. Mwa bakiranutsi mwe, munezerwe Uwiteka mwishime. Mwa bafite imitima itunganye mwese mwe, ibyishimo bibatere kuvuza impundu. Haleluya.